turakundana cyangwa turahararanye. Baye ikaze ku muyoboro mugari w'Umutuzo Voice Report. Mu rukundo usanga abantu benshi bibaza ikibazo kimwe kidahinduka, cyarababanye imbogamizi. Ese turakundana koko cyangwa turahararanye? Ni ikibazo gikunze kugaragara cyane mu rubyiruko no mu bantu bagitangira gukundana. Hari igihe umuhungu cyangwa umukobwa ahura n'umuntu akamukunda cyane, uko amubona, uko amuvugisha, uko amwitaho, uko amwereka urukundo, bigatuma yumva amukunze kurusha abandi bose. Mu minsi mike gusa ashobora gutangira gutekereza ko yabonye umuntu bazabana ubuzima bwe bwose. Ariko se koko urwo ni urukundo nyakuri cyangwa ni agahararo? Agahararo ni ya marangamutima atuma umuntu yumva akunze undi cyane, nyamara nawe ubwe akaba atizeye neza niba ibyo byiyumviro bizaramba. Ni igihe umuntu aba yibaza ati, ese ndamukunda koko cyangwa nuko anyitaho cyane? Ese ni urukundo ruzaramba cyangwa umunsi umwe nzisanga ntakimwifuza? Bitandukanye nuko bamwe babitekereza. Agahararo si ukwanga umuntu cyangwa kutamwitaho, ahubwo ni urukundo ruvanze n'urujijo. Muba mukundana, muvugana buri munsi, mukumburana, mwifuza kubonana, ariko imbere mu mitima hakaba harimo gushidikanya by'ahazaza. Abahanga mu mibanire bavuga ko abantu benshi batangira urukundo babanje kubengukana. Kubenguka bishingira cyane ku buranga, imyitwarire cyangwa uburyo umuntu yigaragaza. Iyo umuntu akubise amaso umukobwa cyangwa umuhungu mwiza, ashobora guhita yumva amukunze cyane, ataranamenya imico ye, indangagaciro ze cyangwa uburyo abaho. Niyo mpamvu urukundo rw'agahararo akenshi rushingira ku byiyumviro kurusha ubumenyi nyabwo bw'uwo muntu. Rutuma umuntu areba cyane ibyiza by'undi, ariko ntabona intege nke ze, cyangwa akazirengagiza nk'aho zitabaho. Urukundo nyakuri rwo rutandukanye n'agahararo. Rwo ruza buhoro buhoro uko abantu bagenda bamenyana. Ntabwo rushingira gusa ku buranga cyangwa ku marangamutima y'ako kanya, ahubwo rushingira ku byo umuntu azi kuri mugenzi we, ibyiza bye, intege nke ze, indangagaciro ze n'uburyo afata ubuzima. Umuntu ukunda by'ukuri aba azi ko mugenzi we atari intungane, ariko agakomeza kumwubaha no kumwitaho. Ntabwo aba amukunda kubera uko asa gusa, ahubwo aba amukunda kubera uwo ari we. Kimwe mu bimenyetso bikomeye by'urukundo nyakuri ni uko ubasha guhangana n'ibibazo. Iyo habayeho kutumvikana, ibihe bikomeye cyangwa impinduka mu buzima, urukundo nyakuri rurakomera rugakomeza. Agahararo ko akenshi urukundo ruhita rugabanuka iyo ibintu bitakimeze nk'uko umuntu yabitekerezaga. Niyo mpamvu abantu benshi basabwa kutihutira gufata imyanzuro ikomeye yo gukunda umuntu babonye ako kanya, ahubwo
rugomba gufata igihe. Igihe nicyo kigaragaza niba ari urukundo nyakuri cyangwa ari agahararo. Kumenyana, kuganira ku ntego z'ubuzima, ku ndangagaciro no ku byo buri wese yifuza mu hazaza, nibyo bituma urukundo rwubakwa umusingi ukomeye. Niba nawe warigeze kwibaza uti ese turakundana koko cyangwa turahararanye, igisubizo ntikiboneka mu byiyumvo by'uyu munsi gusa. Akenshi kiboneka mu kumenyana no mu buryo urwo rukundo rubasha kwihanganira ibigeragezo. Nk'uko agahagararo gashobora gusa n'urukundo ukumva ururimo neza, ariko urukundo nyakuri nirwo ruguma ruhagaze n'iyo amarangamutima mwari mufitanye mu ntangiriro amaze guhinduka. Umutuzo Voice Record